Padi, mbere y'uko dukomeza urumva dufite n'amatsiko yo kumenya papa atorwa ate, ese natwe tuzamutoraho. Nifuzaga kubaza ikintu twazirikana ko adusigiye, kuko hanze aha ngaha nabwo ku mihanda abamotari bamwe bari kugenda bavuga ngo yenda ngo ubutinganyi, ngo bya nibwo bavugaga ngo by'ubutinganyi n'ibiki. Ni igiki asigiye kiliziya twavuga twazirikana kitari ibyo ngibyo by'abamotari? umbajije ibibazo bibiri, atorwa ate? Reka nze kugisubiza nyuma, wenda mvuge umurage Ni adusigiye. nicyo ngo duhere ku murage. Em, Mm. umurage Papa Francisco, umurage adusigiye uri mu ruhererekane, muri kontinuite. Ako kantu karakomeye, uri mu ruhererekane rw'abandi bashumba, abapapa twagiye tugira. Mhm. Ntago yazanye icye gishya ngo acemo inyigisho za kiliziya, ari mu Mhm. ruhererekane. Niyo mpamvu n'ibaruwa ye, porogaramu, ibaruwa ye yerekana umurongo agiye gukoreramo. Erega ni nk'uko njye kubaha urugero. Mhm. Mutekereze turi mu kibuga, turimo kureba umupira w'amaguru, Mhm. turimo kureba umupira umwe, ariko buri wese akagira uko awuvuga. Mhm. Ni nako abanditsi b'ivanjiri bari nacyo cyerekana n'ukuri kw'ivanjiri. Mhm. Urebe Matayo, Mariko, Luka na Yohana, bose banditse ivanjiri imwe ya Kristo, ariko buri wese akayandika mu mvugo ye, mu marangamutima ye, mu byo yize, mu mateka ye, mu muco we, ariko bandika kuri Yezu Kristo, kandi ugasanga barahuje. Urugero, dushobora kureba umupira w'amaguru w'amakipe abiri, njye ngashyira ingufu mu buryo abantu bafanaga. Hari abafana b'ikipe iyi n'iyi A bafanaga cyane kurusha aba B, ariko Mhm. amakipe nayavuze ni Mhm. A na B. Mhm. Wenda njye nashyize ingufu mu bafana, undi akavuga ati umusifuzi rwose wabonaga arimo kubera iyi kipe iyi n'iyi. Amakipe arahari, ntabwo ahindutse. Undi Mhm. ugasanga urebye ukuntu iyi kipe yakinaga, ko bacenganaga, uko basatiraga, hasatiraga ikipe iyi n'iyi. Mhm. Undi agashyira wenda eh, ingufu mu buryo wenda ibitego byagiye byinjira, Mhm. ariko bose bavuga ama ekipe. Aho rero hatwereka ukuri kw'ivanjiri, kuba abantu batarabanaga ariko bakandika bose kuri Yezu Kristo. Mhm. Wakumva iremwa ry'Ukarisitiya kwa Mariko ukarihasanga, kwa Matayo ukarihasanga, noneho kwa Luka ukarihasanga, Yohani nawe akarivuga ku bundi buryo, avuga Ukarisitiya uburyo ari umugati w'ubuzima, akavuga uti ya uku ni ukuri kw'ijuru. ahubwo padi, aho ngaho hari akabazo, hari akantu nari maze Mm, iminsi nibaza, kubera urwo rugero utanze rwo kuba abantu bareba umupira ari umupira umwe bakawuvuga ku buryo buri wese bitewe n'aho yarahagaze cyangwa aho yabogamiye, ariko bose mm, bavuga ikintu kimwe. Buriya Bibiliya, impamvu nyikubajije ni uko nshaka ko mu mutwe wanjye hazamo orudire, kuko Bibiliya hari ukuntu ijya imvanga. Yose mm. twayifata ko ivuga mesaje imwe, ariko yavuzwe n'abantu batandukanye, buri wese bitewe n'uko yayirebaga no mu gihe yari arimo. Ubuze ibindi nabyongeraho iki? Ni ibyo uvuze, ahubwo jya wigisha Bibiliya, jya kwigisha abakristo, bakugira umukateshiste, bakugira Eh, umukateshiste wigisha abantu. Bibiliya wow. ni ugushaka kw'Imana. Mm. Bibiliya itugezaho iki? Itugezaho umugambi w'Imana ku bantu, Mm. umukiro Imana yageneye abantu. Mm. Noneho buri wese, umwanditsi mutagatifu wa Bibiliya, buri auteur mutagatifu akagenda atubwira uko uwo mukiro wagiye utangwa mu gihe cye, ariko Wow. tukagera Mm. ku gasongero kawo ko ari muri Yezu Kristo. Mm. Ibyo dusanga mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi ngo Imana imaze kubwira abantu ikoresheje uburyo bwinshi n'abahanuzi benshi, ngo muri iyi minsi turimo ariyo y'imperuka, Imana Mm. yatubwirishije umwana wayo Yezu Kristo. Hmm? Icyo ni ikintu Eh, gikomeye. Noneho nibyo. iyo bavuze Mm. y'imperuka rero bagira ngo isi irarangiye, ngo ni ibyo ngibyo. Iyo abashaka bazasoma mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi umutwe wa mbere, umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu, ngo muri Mm. iyi minsi turimo ariyo y'imperuka, Mm. Imana Data yatubwirishije umwana wayo Yezu Kristo. Mm. Bivuze ngo turi mu bihe by'imperuka, ariko bitonde, ntabwo turi mu bihe by'imperuka ngo ntangaje ngo isi irarimbutse ngo birarangiye byo guca igikuba, oya. Ni ukuvuga ngo turi mu bihe by'imperuka, bivuze ko nta wundi uzaza nyuma ya Yezu. Imana Data yari yiziye nta wundi muri Yezu Kristo, Mm. byararangiye.
mbese mm, imana yarivugiye yarigaragaje muri Yezu Kristo, nta wundi nibyo tuvuga tuti kuko ari we gusa utunganye, ni wowe usumba byose. Yezu Kristo ni we mwami wenyine. biri muri mm, Luka umutwe wa mbere. Mwibuke marayika Gaburiyeli yabwiye Mariya ngo uwo ugiye kubyara azitwa mwene nyir'ijuru. mm, Mwene nyir'ijuru. Mwene nyir'ijuru kuvuga ngo nta wundi, mm, only him, nta wundi. mm. Bon, Ah, ah, wari uri kutubwira umurage papa asigiye ubwo kiliziya. rero nari mu Mm, kuvuga umurage asigiye kiliziya, ko Papa mm, Francisco nawe ni nka kwa kundi navugaga babanditsi b'ivanjiri, kwa kundi nakoreshaga ikigereranyo cy'umupira umwe w'amaguru A na B, mm, umuntu akavuga ku buryo bunyuranye. Nawe yaje mu ruhererekane rw'abashumba ba kiliziya, mu mpano ze, mu ngabire ze, ariko avuga Yezu Kristo, avuga umwe wavuzwe n'abandi, wamamajwe n'abandi, mu ruhererekane rw'inyigisho zidacibwamo, icyo bita mm, tradition vivante de l'Église. mm, Ibaruwa ya Gishumba yatangajemo umurongo we umurage dusigiye yayise Evangelii Gaudium. mm, Evangelii Gaudium ni ukuvuga ibyishimo by'ivanjiri. Noneho ngiye kubabwira akantu karyoshye cyane, ukumva ayise ibyishimo by'ivanjiri Evangelii Gaudium, mu gihe Papa Paul wa gatandatu wabaye mbere ye. Papa Paul wa gatandatu yabaye papa 62, apfa 78. mm, 78. Hakurikiraho Papa Yohani Paulo wa mbere, hakurikiraho Papa Yohani Paulo wa kabiri, hakurikiraho Papa Benedicto wa 16. Mu nyumvire, ariko Papa Francisco yinjiyemo 2013, mm, ahita afata ibaruwa ayita Evangelii Gaudium, ibaruwa iri mu murongo w'ubutumwa ijya gusa niyo Papa Paul wa gatandatu yanditse, ayita Evangelii Nuntiandi. mm, Ni mm, ukuvuga ngo ibyishimo byo kogeza ivanjiri. None mm, Paul VI w'icyo gihe kera muri za 70 yashyize ingufu kogeza Kristo, kwamamaza Yezu Kristo. Naho mm, Papa Francisco aravuga ati yego twamamaza Kristo, ariko ndagira ngo nibande ku ntabwa, ku ntamenyekana, ku bari kure. Urumva ko mm. ni Yezu Kristo umwe, ariko washyizeho ati ngewe particulièrement, by'umwihariko kuri le periferi ni abari ku nkengero, abari ku kuko nkengero. muri gihe turimo aribyo byari bikenewe cyane. Nibyo byari bikenewe cyane, aho yabuze Mm, abari ku nkengero. Ariko twumve neza, ntabwo abari ku nkengero ari abari kure gusa mu bihugu, mu ntera. mm, Ba bantu b'intabwa abo tubona ku ruhande, izo ndaya, abo baba mu butinganyi, abo bandi tureba isi igakomera, abo ngabo bagiye batandukana nabo bashakanye, bibaza bati ibyacu bizarangira bite. Abo ngabo bakennye, mm, ba bantu biberaho nk'abamundugumore, batambara, bagira rwose usanga bibera mu ishyamba, barya ibiti, babaho. Abo mm, ugasanga muri za Papuwazi, hari ibihugu navuga hano, bamwe babyumvise bwa mbere, abo yabagezeho. mm, Ariko hari abagejejeho iki? Yezu Kristo. Uwo mm, ni umurage wa mbere. Iyo vanjiri rero igera ku bari kure, abari kure mu ntera, abari kure mu mibereho, abari kure no mu buzima bwa kiliziya. Mvuze ibintu mm, bitatu. Hari abari kure mu ntera batarimo, niyo mpamvu ntiyasuye nk'ibi bihugu bikuru binini nka za Esipanye, ntiyayisuye. mm, Ntabwo yigeze ayisura rwose. Ntabwo yasuye rusange publikoma Ubufaransa, ibyo bihugu binini, za Budage. Yagendaga agiye kureba nk'abantu b'intabwa bariyo, b'intabwa mm, bariyo. mm. Ukumva Ntahure agiye n'abayikomeye we yireberaga ukumva ngo yiga. agiye kureba abasigajwe inyuma n'amateka, bahehe no mu bihugu babamo. Mm, Ukumva niba agiye kureba iyo vanjiri yaje. Ariko uwo murongo mugari mu murage yadusigiye, yaje kwandika n'indi baruwa ayita Evangelii, no, Gaudete et Exsultate. mm, Gaudete et Exsultate no, namwe nimwishime muri Nyagasani, nimwishime, n'abo b'intabwa nibishime. mm, None se kandi koko byarabaye, ugasanga ubuhugu butari buzwi mu rwego mpuzamahanga, cyangwa bwari buzwi nabi,
ukumva bugize karidinali, bugize mm, umuntu nabwo buramenyekanye, bugize ijwi i Roma. mm, Buriya hari igihe dukinisha ibintu tukagira ngo tujye tureba ibyiza umuntu yakoze, twere mm, kureba gusa haba intege nke cyangwa iki. Hari indi baruwa yanditse yitwa Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, twese turi abavandimwe n'abo bandi. Ushobora kureba umuntu wambaye ubusa, umuntu utoragura amasashi, uyu ni umuvandimwe wawe, ukagenda ukamuhobera emipro, ngo ni umuvandimwe wawe. Ntabwo tuvukana da, urangiye amubona atoragura amasashi. Kuko abo papa yanditse iyo baruwa aravuga ati nabo ni abavandimwe. Ni nyinshi yanditse, hari iyo yise iheruka yitwa Dilexit Nos. Dilexit Nos ni ukuvuga ngo nimukundane, mbese ijyanye n'umutima mutagatifu wa Yezu. Avuga ati umutima mutagatifu wa Yezu twese tuwukwirwamo. Ngo uwo murage mvuze muri make. Hakaba rero n'indi baruwa yanditse avuga ati ibidukikije, yo ku bidukikije. ibyo bita yayise Laudato Si Signore, Laudato Si kuri ekoloji integrale. Ariko ibidukikije, igitangaje ni uko mu muryango w'abibumbye bavuze ngo bajye banayiga muri za segonderi bayige, ariko bamwe bagakuramo iby'amabuye y'agaciro, bagakuramo ibya gasegereti n'ibiki byose na za koruta n'ibindi, ntibarebe ngo yayanditse yashyizemo ngo byose ibyo bintu bibereyeho muntu, ntabwo umuntu agomba kuba umucakara wabyo, ntaho yaganisha. Ntabwo ari ibaruwa dushakamo uburyo umuntu akanya agacukura amabuye y'agaciro, ahubwo ni ibaruwa uvuga ngo nkire ariko ntagutsikamiye, nkire dukizanya, tuzamurana, twuzuzanya, ariko kandi twubahana, twubaha ikiremwamuntu. Kuko usanga ibihugu bisizanira kubungabunga amategeko y'ibidukikije, umwuka mwiza, kurwanya ihumanya ry'ikirere ni byiza, ariko ugasanga barimo guhumanya muntu batora amategeko yo gukuramo inda. Niko utavuga ati uburenganzira bw'umwana, uburenganzira bw'umwana, ariko uwo mwana uvutse ukamubungabungira ubuzima, ntubungabunge uri mu nda ya nyina, ugatora amategeko ngo apfe. cyangwa ariko tugana ku musozo. turi kugana, hari n'ukundi kuntu usanga turi ku ibidukikije wa mugani nibyo biri kuba prioritize kurusha umuntu, kandi nk'uko ubivuze yabivuze, umuntu bimubereyeho ntabwo ari we ubibereyeho. Ibintu bitubereyeho, Imana irema yaravuze ngo nimugenge isi, ntabwo yavuze ngo nimugengane. Ntabwo Imana yavuze ngo ni nkurye, ni nkwice, ni nkugirire nabi kugira ngo ngere ku kindi. Dufatanye kugenga, ubundi turi abafatanyabikorwa twese mu kugenga, mu guha umurongo n'icyerekezo ibyiza Imana yaremye. Tugomba gusaranganya kugira ngo habe harmoni, tubicunge neza. Padi, urakoze kutubwira ku murage yadusigiye, nanjye ndabikunze cyane. Nizere ko abantu nizere ko abantu baraza kukibona ari benshi kino kiganiro, ndetse bazajya banabyifashisha. Harimo message nziza cyane. Hari abantu badukurikiye bagiye bagerageza gutanga ibitekerezo, ntabwo ari byinshi. Padiri wihangana mbisomeho gato, undi twitwa ariko umbwira n'iminota igize kugira ngo tutagira ikiganiro kirekire. Turacyari kuwa 40 kandi isaha ntabwo irashira. Ntiturengeze ku isaha rwose, tutaramira abantu. Yego. Witwa Pelaji ngo ngewe mbona ibyishimo birambye ari ukuba mu by'Imana. Na Padiri niko yavuze. Ubwo nawe tuboneyeho no kumusuhuza. Andre Wiri yamunibizi mutubwire rero Padi, ni igihe wari ugiye gutangira kubasobanurira. Noneho Nzeyimana Celestin Mbariza Padiri adusobanurire niba koko uwo mupapa ari we papa wa nyuma. Nabisobanurira, ntabwo ari wa nyuma, mu gihe gito nyuma y'ikigandaro cyangwa se icyunamo cy'iminsi 9 tuzumva batoye undi. Ahubwo abepiskopi bacu igihe kizagera batubwire, dusabe, dusenge kugira ngo Roho w'Imana akomeze amurikire abazatora, tuzabona umushumba ubereye kiliziya, ubereye nyagasani muri kiliziya ye. Mudukure mu rujijo, Bibiliya igenda ihinduka mu myandikire, mu mivugire. Ese aho ubutumwa bwo cyangwa ijambo ry'Imana rigamije, aho ntabwo kigenda icyo ubutumwa cyangwa ijambo ry'Imana rigamije ntikigenda gihinduka. Urugero nka Bibiliya yanditswe nko muri 86 verse yo muri 2002,
ashobora kuba Impamvu yabyanditse igihe navugaga kuri Bibiliya. birashoboka. Ntago Bibiliya ntago ihindagurika. ah, hashobora kugira kunoza imyandikire ariko udahinduye esanse umwimerere ijambo. Niyo mpamvu twebwe muri Kiliziya Gatolika, ndavugira Kiliziya Gatolika, niho Mm. ndavuga izindi Bibiliya hari izo ntashobora gukoresha bita Bibiliya ariko zitari zo, bagiye bahindura amagambo. Mm. Twebwe muri Kiliziya Gatolika dukoresha Bibiliya ntagatifu, ndavuga mu Kinyarwanda, mu Mm. Gifaransa Bible de Jerusalem, Bibiliya y'i Yerusalemu, ariko Mm. zikaba zituruka ku isezerano rya kera kuri Bibiliya y'umwimerere y'Igihebureyi, isezerano rishya kuri Bibiliya y'umwimerere y'Ikigereki, ku buryo Mm. ijambo ugomba kuritradwiza bigahura neza n'umwimerere udahindaguye, nta Mm. guhindura Bibiliya. Mm. Ubwo message yo ntabwo ihinduka, muhindura yenda nk'uburyo byari biri kuvugwa gusa. Uretse na message, nta guhindura umwimerere w'ijambo ngo uhindure message. Ushobora kunoza imvugo, ukareba wenda ukavuga uti eh, wenda nka wa mugani wa Suzana, Mm. wa Daniyeli, wa mugore bari bagiye guhohotera, bakavuga ati wabonye hehe harya ngo yarari hehe, bakavuga bati wenda munsi y'igiti, bakavuga igiti kiba aho ngaho kitaba mu Rwanda, ukaba washyiramo munsi y'igiti cy'umuvumu, ni urugero. Mm. Urumva ko igiti nticyahindutse, Mm. ariko bashyizemo igiti kiboneka mu Rwanda kugira ngo tubyumve, Mm. ariko Mm. utahinduye Miss- umwimerere w'ijambo, utahinduye sansi. Mm. Icyo kandi hakaba hari urwego rwa Kiliziya rubishinzwe kugira ngo barebe ko bihuye neza neza, kugira ngo umuntu adahindura ijambo ry'Imana Mm. akarihindura nabi. Mm. Niyo mpamvu urugero, hari nk'ikintu bigiye gutanga urugero, hari imvugo tuvuga aba bana n'ubumuga wenda bwo kutabona. Mm. Ntabwo ushobora kugenda ngo Yezu akize impumyi, ngo nuko Yezu yegera uwavukanye ubuhumyi, uvuga ngo Mm. Yezu yegera ubana n'ubumuga bwo kutabona ngo ubihindure gutyo. Ntibishoboka. Waba uvuze Mm. ikindi kintu, kuko ntabwo Kiliziya yagendana wenda n'ibintu bije ako kanya, ejo bizahindagurika, ngo uhindure umwimerere wa Bibiliya, kandi wenda ashobora no kuba ari umuntu uhumye ku mutima nyamara ku maso areba y'inyuma. Mm. Rero tukagira ngo ni ubumuga bwo kutabona bw'umubiri, kandi ari umuntu utazi yavuye he, ari he, agana he. Yego, wawe ako kantu kararyoshye. Ntabwo wagenda ngo ubihindagura ngo ubwo haje wenda langaje politike, langaje medicale, imvugo ya politike, imvugo ya kiganga, imvugo ya ki, ubwo ugenda uhindagura. Ntibibaho. Mm. Oya. Niko bimeze. Mbere Cyangwa ngo wenda hahirwa abakene ku mutima, ngo ugende ushyiremo ngo hahirwa abiteza imbere banyuze mu makoperative. Abakene ku mutima hari icyo bivuga, ntabwo ari abakene gusa, hari ibyo hari abakene gusa ababurara bahirwa, buri wese yajya aburara ati nzahirwa. Abakene ku mutima hari icyo bivuga, ariko Mm. abatabizi bahita babitwara intambike ngo abantu basingiza ubukene. Ibyo ni ibiki? Mm. Abakene ku mutima bivuga hahirwa abakene ku mutima, hahirwa abantu mu byo basonzera harimo n'Imana kuruta byose, ku buryo Mm. bavuga ati nkeneye Imana, nsonzeye Imana, nkeneye ku Mana icyampa Imana. Ntabwo Mm. bahirwa. Ntabwo ari ukuvuga ngo abadafite umuceri, abadafite amafaranga ngo ubwo ijuru barigezemo. Oya, tugomba gukora. ahubwo padi, niba ari uko bimeze, abakene ku mutima nibo barenze, nibo bahirwa koko, kuko ubwo abandi baba bakennye nk'imodoka, undi akennye iki, ariko undi wakennye Imana akavuga ati njye ni Imana. Akeneye Imana nyine. Hahirwa abakene ku mutima, nta nubwo bavuga ngo hahirwa abatindi ku mutima, reka da. Mm. Hahirwa abakene ku mutima, abantu basonzeye Imana, abantu bumva ko nta kindi cyabahembura cyabahaza uretse kubana n'Imana, kumwana n'Imana, kandi nicyo twaremewe. Mm. Ariko utazi Bibiliya abitwara intambike ngo murebe ibyo Kiliziya yigisha. Nonese Mm. Kiliziya yakwigisha ubukene ngo mukene, kandi ku ya mbere y'ukwa gatanu yizihiza umunsi w'umurimo Yozefu, urugero rw'abakozi, Mm. ndetse ivuga ngo n'Imana yarakoze irema. Ariko muzarebe iyo umuntu akubise inzu hariya nziza, twese tukayishima tuti iriya nzu ni nziza,
ngaho noneho iyo urebye iyi si Imana yiremeye yose ni inzu y'Imana. Ubuze ko dutangarira ka etaje ka nivo enye eshanu, ni gute tudatangarira iyi si Imana yakubise hariya ikayirema? Iyo uri mu ndege niho ubibona ukavuga uti ariko iki kintu ari nk'inzu koko, uwaba yaragishyizeho akagitereka hariya ni mu ntoki. Buriya hari ni filozofi yoroshye, umuntu akubita inzu hariya nyamara wazenguruka mu minota 10 uba uzengurutse, umuntu agatangara ngo ni igihanganye ni igihanganye, nyamara ejo yapfa bikarangira. Ariko mutekereze Imana yaremye isi, ikirere byose ikabikubita hariya, inyenyeri, ibintu kandi bitatse neza. imibumbe, ibintu bitatse, galaxy, orbite, byose ikabishyira hariya. Kandi ibyo ngibyo tubona yaremye ni ubusa busa, ni nk'umukungugu, ni nk'umunyorogoto ugereranyije n'ubuhangange bw'Imana. kuko hari ibyo tutashyikira. We ubwayo Imana se, Imana uretse ko itwihishurira mu bunyantege nke, mu mwana, mu ruhinja rwavukiye i Betelehemu, kugira ngo yitamanuka ngo twegere twari kwishyikira, ko ari amahirwe twagize ubuntu bugeretse ku bundi. Erega biri mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa mbere umurongo wa 18 ngo ngo umwana w'Imana uba muri se niwe waduhishuriye Imana, tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Wow. Padi, ibindi bibazo ndabisoma nyuma, ndabona banditse byinshi. Reka njye ku kibazo cya nyuma, njye ku kiganiro cyanjye.